Uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2026 nibwo Ribu yerekanye bamwe mu bayobozi b'inganda zitandukanye hakabamo n'umuyobozi w'uruganda rwa Ingufu Junior Limited ni Hanabayo Samuel. Aba rero bari bamaze iminsi batawe muri yombi urwego rw'ubugenzacyaha Ribu rwaberekanye kuri uyu munsi ku itariki 8. Ni inkuru igira iti Ribu yafunze abantu 180 barimo n'umuyobozi wa Ingufu Junior Limited wakoraga inzoga zizwi nk'ibyuma. Umuyobozi akaba na nyiri uruganda Ingufu Junior Limited rwengaga ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge ni Hanabayo Samuel n'abandi basaga 79 batawe muri yombi bazira gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ni Hanabayo Samuel uzwi nka Kazungu ndetse n'abandi 15 bafatiwe mu mujyi wa Kigali berekanywe na Ribu kuri uyu wa 8 Kanama mwaka 2026. We yafatiwe hamwe n'abandi babiri bakoranaga muri uru ruganda rwa Ingufu Jini barimo umugenzuzi w'ubuziranenge n'ushinzwe umusaruro. Hakaba n'abandi rero b'izindi nganda harimo uwitwa Otosine Ayayi ushinzwe ibikorwa by'uruganda rwa Kerry and Tesi and Norusho Rwanda nawe yerekanywe mu bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Abandi berekanwe barimo abo mu ruganda rwa Ebenezer Hub, Sakaza Freight Enterprise, Urwibutso Africa Buffalo, Pifani Company na Rotasi Medical Group. Kuva ku itariki ya 2 Kanama ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyafunze inganda zisaga 148 zikora inzoga zitujuje ubuziranenge kinahagarika ibinyobwa zikora. Iki cyemezo cyafashwe nyuma yaho isuzuma rigaragaje ko izi nganda zashyiraga mu binyobwa byazo etanol idatunganyije neza zangizaga ubuzima bw'ababizinywaga. Leta y'u Rwanda igaragaza ko kuva ku itariki 8 Mutarama mwaka 2026 abantu 50 bishwe inzoga zitujuje ubuziranenge naho abandi 100 barahoma neza. Mu gihugu harabarurwa abantu ibihumbi 11 babaye imbata z'izi nzoga. Umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Bitieri yasobanuye ko abari gukorwaho iperereza barimo abakozi bashinzwe ubugenzuzi no gutanga ibinyobwa mu nzego za leta, ba nyir'inganda, abakoraga mu nganda zafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abakoraga nk'inyeshyamba. Ati bose bafite icyita rusange kimwe bahuriyeho ku kinyabutabire cya etanol, bakurikiranyweho ibyaha bine: guha umuntu ikintu gishobora kwica ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, icyaha cyo kunyereza umutungo no kwigomeka ku buyobozi. Dr. Murangira Bitieri yavuze ko kandi mu gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ba nyir'inganda n'abakozi bazo bagiye bakoresha ibikoresho byangije igihe bakoreshaga ibipimo bitemewe, bagamije inyungu zabo batitaye ku ngaruka bigira ku baturage. Ati ubu ngubu hamaze gufatwa abantu 80 mu gihe hose 16 tubagaragarije bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Iperereza kandi n'ubundi rikomeje. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyaguranywa ubuzima bw'abantu kuko ibi byose biri gukorwa n'ineza ya rubanda. Ribu yasobanuye ko mu bugenzuzi bwakozwe ku bufatanye n'inzego bireba byagaragaye ko hari inganda zakoraga zitanditse, izindi zigakora ibitahawe ibyangombwa by'ubuziranenge, izidafite isuku, kudakorera ahabugenewe no kubangamira ubugenzuzi. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bagiye bashinzwe rero mu batawe muri yombi. Reka wenda tugende tugarukaho. Harimo umuyobozi wa Ngufu ni Hanabayo Samuel uzwi nka Kazungu, n'umwe mu bo Ribu yerekanye. Hakaza n'abandi bagiye batandukanye bagiye bagaragara ahangaha, wenda amazina ntago urwego rw'ubugenzacyaha Ribu rwigize ruyashyiraho ngo tumenye ngo ni bande, ariko abagiye batandukanye nagiye mbabwira muri iyi nkuru. Nibinyobwa rero akenshi cyane ubona ko byitaweho biri kugenda birandurwa bubi ndetse na bwiza, bikagira bitya bikaba byerekezwa ahantu nagiye mbona rwose bijya kumenwa iyo ngiyo inyuma zanduba. Nibinyobwa bonaga ko abantu benshi cyane bari kubyitabira, yaba urubyiruko ndetse n'abakuze ku rwego rwo hejuru, ubona ko babinywaga mu buryo bukomeye cyane ndetse ukanibaza
ukibaza ese ahazaza h'ibinyobwa byari biri kunywebwa uku nguku ndetse bifite n'ingaruka mbi cyane byari kuzarangira ari ibihe, ko byari kuba ubuzima bw'abantu byarabishe. Urumva ko hari abagiye bahuma, hari abapfuye, ndetse urumva ko byagiye bigira ingaruka nyinshi cyane zikomeye. Rero uyu Kazungu baje kuba mwerekana mu igezi cyangwa nk'icyo nakita nka training cyangwa jogging ijya gusa nka green ya gisirikare cyangwa imyambaro ya gisirikare, ndetse ubona ko mu imbere hari harimo agapira k'umukara kanditseho Yumi, ndetse n'andi magambo atagaragara neza cyane, ndetse n'abandi bagenzi be. Ubona ko ni ibintu wenda ribu yakoze byiza cyane byo kuba abantu benshi cyane nagiye mbona bazishimira, ndetse n'abazinywaga bavuga bati izi nzoga zari kuzatumara, ndetse abandi bati zari kuzatumara ku rubyaro, abandi bati abagabo bacu, abandi bati abana bacu, abandi bati abagabo bacu. Ubona ko byari ibintu bikomeye cyane, ndetse no ku ruhande rw'abagore nabo ntibazisibaga kuba bazinywa, kubera ko abantu benshi cyane bakubwiraga ko ari ukunywa agashoti kamwe ubundi ugahita uryama iminsi 2. Urumva ko ni ikintu cyabaga gikomeye cyane mw'abantu, ikintu gishobora kukuryamisha iminsi 2. Ndetse hari n'izo bagiye bapima ngo bagasanga nta kintu wenda bavuga ngo igipimo runaka zifite, ugasanga hari zifite voltage hafi 90 gutyo. Ubona ko ari cya kintu ushobora gushyira mu mutwe cyangwa cyakugera no mu nda, amara kikaba cyagira giti kikaba cyayatwika. Rero ngayo nuko rero iyo niyo nkuru yarigezweho nonaha. Mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane, mukomeze kugenda mukora ikintu cy'ingenzi no kujya munsi mugakora kuri subscribe, undi mugire ibihe byiza. Ngiye gutegura ikiganiro nakikugezaho ndito gezaho.